Reka twongere dufata akanya dushimira Imana yabanye natwe kandi ikabikiturinze. Inshuti bakunze b'umusaraba, tunezerwe cyane kubwa amahirwe Imana ibiduhaye ngo twongeye twige ijambo ryayo, atari uko dukiranuka, atari uko dukora ibyo yishimira, ahubwo kuko idukunda twe ntacyo twayihaye. Niyo yabanje kudukunda, nayo munsi n'igidukunda, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Turacyari muri ya nsanganyamatsiko ngari, aho turi kwigana ibyigisho bifite umutwe cyangwa se insanganyamatsiko ngari ivuga ngo kugenzura inzira unyuramo. Benshi barimo kuyoba cyangwa se benshi bari gutakara ku nzira. Rero twebwe tugomba kugenzura neza inzira tunyuramo ngo ni iyihe, kuko benshi bari kubivamo, benshi bari kugenda bayoba, ariko ni igihe cyo kureka kuyoba, ni igihe ahubwo cyo kwakira imbaraga zituruka ku Mwami Imana. Ubushize twabonye icyangombwa cy'urugendo ku mukristo mu nzira. Twabonye ko hari ikintu umuntu akeneye mu nzira arimo gutangira, cyangwa se mu nzira arimo y'urugendo rwa gikristo. Muri iyo nzira y'urugendo rwa gikristo afite icyo cyangombwa, biba bivuze ngo ari mu nzira neza, kandi biba bitanga icyizere ko azasoza amahoro. Buriya tugiye komeza n'ikindi cyigisho kivuga ngo itorero ry'Imana mu nzira ifunganye. Itorero ry'Imana mu nzira ifunganye, tunabihuze n'iki gihe duhagazemo. Ese ubwoko bw'Imana bugomba kwitwara buti? Kuko nubwo twabonye byinshi mu cyigisho gishize, hari uburyo nyine ubwoko bw'Imana bugomba kuba bumeze. Twabonye byinshi, n'aka kanya Uwiteka ashaka kugira ngo twumve byinshi mu nzira tukwiye guhagararamo. Ese dukwiye kugenda dute? Itorero ry'Imana rikwiye kuba rimeze rite? Kadusenga Imana. Urakoze Mwami mwiza, Imana isumba byose, tugiye gukomeza kwiga ijambo ryawe. Rero dusobanurire, hanyuma twumve iki dushakaho, twumve nuko tugomba kuba tumeze muri iki gihe gikomeye, mu izina rya Yesu. Amen. Ubwoko bw'Imana cyangwa se itorero ry'Imana mu nzira ifunganye. Muri make uyu mutwe ubwawo urasobanutse, bivuze ko ubwoko bw'Imana bukwiye kuba mu nzira ifunganye. Mateyo 7:13 hari inzira abantu bakwiriye gucamo ifunganye, bashaka ubugingo buhoraho. Si inzira ngari, ntabwo ari inzira abantu bose banyuramo, ni inzira inyuramo abantu bakeya, nkuko tugiye kuza tubirebera hamwe. Itorero ry'Imana se bimeze bite? Mu cyigisho cyabanje twabonye uburyo Imana yatoranije umuntu, yashatse gukiza umuntu atabigizemo uruhare. Ni ugukizwa n'ubuntu, hanyuma twebwe tugasabwa ikintu cyitwa kwizera. Tukizera iyo Mana yadukunze twebwe tutarayikunda, twebwe turi mu byaha, ikemera kutuzanira agakiza. Nyuma kutuzanira agakiza, biravuze ngo ukizera cyangwa se uwizera agakiza Uwiteka amuzanira, uwo muntu afite ubugingo buhoraho. Rero Uwiteka kubwa ku gakiza yazanye, yaravuze ngo nimba kiza aba bantu bazaba babaye ubwoko bwanjye. Ariko Uwiteka aravuga ati isi irimo n'abandi bantu benshi, irimo abantu batari bake batazi iyo biva niyo bijya, bakeneye kumenya urukundo mbakunda. Bityo nzatuma uyu nguyu narangije gukiza, warangije kwizera, warangije kuba ubwoko bwanjye, kugira ngo ntume amurikira abandi, nabo bansange, nabo baze bahabwe agakiza. Ubundi ni umumaro w'itorero. Umumaro wanjye nawe ni ukumurikira isi ngo isi isange Kristo. Ubwo rero tumaze kubona iki torero risobanuye, dushingiye ku byo twize ubushize, ko umuntu nyine yasanzwe mu byaha agakizwa, hanyuma kubera kuba benshi kororoka kw'abantu, Uwiteka yifuza ko nabo bandi bamuzaho, ariko akoresheje njye nawe, ngaba bitwa itorero ry'Imana. Ariko hari ibiranga itorero ry'Imana. Uwiteka tujye mu mateka, hari uburyo yatoranije imiryango ngo imukorere, ihereye kuri Adamu ikaza ikagera kuri Nowa. Nowa yaratoranijwe mu gihe abantu bari baragomye ngo akorere Imana. Nowa yari itorero ry'Imana icyo gihe, yari afite n'umuburo kubwira isi ngo birinde batazagibwaho n'urubanza rwo kurimbuzwa umwuzure. Ndetse Uwiteka yaravuga ati bazi inkuge, uzemera azaze mwishanye mu nkuge. Ariko nta n'umwe wakiriye ubwo butumwa ngo aze yishanye mu nkuge na Nowa, ahubwo bose barabusuzuguye. Itorero ry'Imana rirangiza rirokowe ari abantu 8, Nowa n'umuryango we gusa. Hanyuma usibye Nowa n'umuryango we, mu gihe cya Aburahamu nawe yatoranijwe nk'umuntu umwe mu gihugu cy'iwabo kwa Setera, avanwayo ajyanwa mu gihugu cy'ahandi, ahantu atigeze kumenya, ngo Uwiteka amuzamura amugeze ku rwego rwo hejuru, kandi azamugira ubwoko bumuhagarariye ku isi. Imana ashaka kugira ngo igire ubwoko bwayo buyihagarariye ku isi. Niko byanagenze. Aburahamu yaje ku bwoko bw'Imana koko, abyara Isaka abyara Yakobo uyu nguyu waje kwitwa Isirayeli, niwe wavutse imiryango 12 yitwa imiryango 12 y'Abisirayeli.
iyi miryango nibwo bwabaye ubwoko bw'Imana, kandi ubwoko bw'Imana barabwiwe ngo ntacyo bwakoze ngo bubashe gutuma Uwiteka buhitamo, kuko turereye ku murongo wa 7 w'igice cya 7 mu gutegeka kwa 2 Uwiteka bivuzeho, yaravuze ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi. Kandi iyo twiga ku mateka y'Abisirayeli, kuko nibo batubanjije, twigiraho niko tugomba kuba tumeze uyu munsi. Ntabwo icyatumye Uwiteka gutoranya, ntabwo icyatumye Uwiteka ntoranya ari uko twarutaga abandi ubwinshi. Oya, nujya no kureba mu buzima busanzwe ugasanga abanyabyaha ari bo waba ugasanga ni benshi. Ntabwo icyatumye Uwiteka batoranya ari uko mwarutaga ayandi mahanga ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose. Uwiteka abwira Abisirayeli ati rwose ntabwo icyatumye bateranya ko mwari murusha Abashuru ubwinshi, murusha Abanyegiputa ubwinshi, murusha Abanyakanani ngiye kuhaho igihugu ubwinshi, mwari na bake kurenza andi mahanga. Ngabo ubwoko bw'Imana. Ku murongo wa 8, ahubwo nuko Uwiteka bakunda. Igituma Uwiteka dutoranya, igituma Uwiteka atoranya abantu akabita ubwoko bwe, ni urukundo rwe. Nkuko n'ubundi urukundo rw'Imana rwo rwakijije umuntu nta kiguzi umuntu atanze. Icyatumye Uwiteka dutoranya ni urukundo rwe rwinshi. Ndetse ngo icyatumye Uwiteka bakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiriye ba sekuruza banyu, nicyo cyatumye Uwiteka bakuza y'amaboko menshi bacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Gituma Uwiteka asanga umunyabyaha muri Egiputa, ajyanwa muri Egiputa, si uko abarusha abandi igihagararo, oya, si uko aba afite ibigwi mu bantu, ahubwo nuko Uwiteka dukunda, hanyuma akatuvanisha amaboko akomeye, akatuvanisha amaraso ya Kristo. Hanyuma turangije gutoranwa gutyo, tugomba kuba kumvira Uwiteka. Iki gice cya 7 cyo mu gutegeka kwa 2 ni igice cyiza cyane. Wasoma amagambo avuga ku Bisirayeli n'uburyo batoranijwe batabigizemo uruhare. Ngabo itorero ry'Imana ni abantu batoranwa n'Imana batabigizemo iki uruhare, ariko bagomba kugendera mu nzira y'Imana. Kuko iyo dusomye mu gutegeka kwa 2 nanone mu gice cya 13 ku murongo wa 1, Uwiteka yabwiye Abisirayeli abangaba yatoranije, ababwira amagambo akomeye, arababwira ati icyo mbategeka cyose mujye mugitondera mu cyumvire, ntimukacyongereho ntimukakigabanyeho. Uwiteka ati icyo mbategeka cyose mujye mucyitondera mu cyumvire, ntimukagabanyeho ntimukongereho. Nivuga ngo itorero ry'Imana cyangwa se ubwoko bw'Imana, dukoresha inyito yitwa ubwoko bw'Imana mu gihe tukiranga. Ubwoko bw'Imana ni ubwoko bwumvira ijambo ry'Imana butagize icyo bugabanyaho cyangwa se ngo bongereho. Ni abantu bakira ijambo ry'Imana nk'uko riri. Ubwo ni ubwoko bw'Imana butagabanya ntibwongere ku ijambo ryayo, ku mategeko y'Uwiteka. Ubu bwoko bw'Imana ni nabwo bwoko bw'Imana buvugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 12 uhereye ku murongo wa 17. Ni umurongo wa 17, ni na wanyuma w'icyo gice. Igice cya 12 mu Byahishuwe hari amagambo nanone avuga ku bwoko bw'Imana. Turi kureba ngo ni ibiki biranga ubwoko bw'Imana. Ese nge nawe uyu munsi turimo, ese ubwoko bw'Imana bugomba guhagarara he? Ese aho twita ubwoko bw'Imana muri iki gihe bahagaze he? Nicyo kigisho cyacu cy'uyu munsi. Murongo wa 17 haranditse ngo icyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanya mu rubyaro rwe basigaye bitonda amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Igice cya 12 kivuga amateka y'itorero ndetse rihanganye na Satani, kugeza ubwo Uwiteka atanze ubuhamya akavuga ngo ikiyoka ari we Satani, ndetse Satani afite abakoreramo. Mu gihe cya Yesu yakoreraga muri Roma pagani, ndetse n'uyu munsi akorera muri Roma nkirisito. Ubwo nushaka kuvuga ngo ikiyoka uvuge Satani nka Satani, ushaka bavuga na Roma, kiragarakarira wa mugore, kirakariye itorero, kiragenda kirwanya mu rubyaro rwe basigaye. Abandi bari bagiye. Ushaka kuvuga uti na karengane, ariko angaye umurongo uravuze ngo ahubwo abagiye kurenganwa n'abasigaye nabo bagiye gukorerwa karengane. Abandi bamwe bavuye mu mahame, baretse kwakira ijambo ry'Imana nk'uko riri, bajya hasi cyangwa se baragwa. Kandi nukurikirana amateka y'itorero nkuko turaza kubireba, urasanga ko ariko byagiye bimera n'ubundi mateka agiye akurikirana. Uwiteka aravuga ati rero icyo cyoka kirakarira wa mugore cyagenda kukirwanya mu rubyaro rwe basigaye bitonda amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya kwa Yesu. Ntacyo bagabanya, bafite amategeko y'Imana, Bibiliya n'umwuzuro wayo, kandi bakagira umwuka w'ubuhanuzi nk'uko guhamya kwa Yesu mu gice cya 19 batubwira ko ari umwuka w'ubuhanuzi no mu Byahishuwe. Rero abangabo niwe witwa ubwoko bw'Imana. Iryo niryo torero ry'Imana rigendana nahanditswe ngo gusa bubaha amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Abo ni ubwoko bw'Imana.
ngareka tujye mu mateka ho gatoya turebe ubwoko bw'Imana ku buryo ushobora no kubwira umuntu nyine ushingiye ku byo wasomye ugakurikiranya amateka nubwo utaba yavuze yose 100%, ariko burya iyo uvuze ngo imvura yakubyiragwa umuntu ahita byumva no gutamubwiye ngo igicu cyahereye hanaha. Nibyo tugiye kwibandaho turebe amateka y'ubwoko bw'Imana. Twatangiriye kuri Adamu tuza kuri Aburahamu na Isirayeli. Abisirayeli babayeho mu bihe bitandukanye mu myaka itari mikeya, guhera kuri Yakobo bagiye bahura n'ibizazane bikomeye, ariko ikizazane gikomeye bakoraga ndetse cyabazaniraga n'akaga ni ugusubira inyuma kuva mu ijambo ry'Imana. Byatuma Uwiteka agurutsa abahanuzi, yahagurukije umuhanuzi Yesaya, ahagurutsa umuhanuzi Ezekiyeli, Yeremiya n'abandi kugira ngo baze baburire ubwoko bw'Imana bwe gukomeza kuva mu ijambo ryayo, bwe kuva mu buntu bw'Imana, bukomeze bushikame ku Mana. Iyo bagiraga gusubira inyuma Uwiteka yagurutsaga umuhanuzi. Igitangaje ni uko ubwoko bwatoranijwe nta mbaraga bushyizeho, bwatoranijwe atari bwinshi, bwatoranijwe budarusha andi mahanga imbaraga. Iyo Uwiteka yabucyahaga bwangaga irarika ry'Imana, ntabwo bwemeraga umuhamagaro Uwiteka abutumyeho. Ni akaga gakomeye. Abantu batoranijwe ku bw'urukundo banga kumva uwabakunze, ni ikintu gikomeye cyane. Byageze ubwo Yeremiya haguruka arabwira ati ubwo mwanze kumvira Uwiteka mugiye kujyanwa muri Babuloni muri imyaka 70. Cyari igihano ku Bisirayeli cyo kujya gutegekwa n'abanyamahanga basenga ibigirwamana, kuko n'ubundi n'imitima yabo yarerekeye bari baranze gusenga Imana nk'uko biri. Ndetse igihe Yeremiya hagurukaga, muzabisoma mu gitabo cya Yeremiya, Pashuru umutambyi mukuru wari ushinzwe iby'umwuka mu Bisirayeli niwe warenganije Yeremiya kurusha abandi bose, amuzirikaho imbago, amushyira mu isayo. Umutambyi mukuru, reka mvuge ngo ikiyobozi, system yategekaga mu by'Imana muri Isirayeli yari yarageze ahantu habi ku buryo batagombaga no kwihana byaranze. N'igihe umuntu yazaga kubacyaha, icyabari muri system, icyabari bari mu buyobozi bakoraga kwari ukubuza, kwari uguhohotera, kwari ukurenganya umuntu Imana yahagurukije. Niko byagenze, bajyanywe mu Babuloni ndetse barategekwa. Igihe bagarukaga bakongera kubaka i Yerusalemu byari byiza, bari batangiye kugaruka ku Mana ku bwa Nehemiya na Ezira, bongeye kugarukira Imana ndetse Uwiteka arabemera. Uwiteka abona kwicisha bugufi kwabo, banubaka bigoranye cyane Yerusalemu ku bwa Sanibarati, ariko Uwiteka yemera ko bubaka i Yerusalemu ku yindi nshuro. Ndetse ikimenyimenyi Uwiteka yaje kwigaragaza, abereka ko ari kumwe nabo, atangira kubereka buryo cyazabana nabo. Ubuhanuzi Yesaya yarahanuye ndetse n'abandi bahanuzi bugaragaza ko Mesiya azaza, bakomeza kubwiga kugeza igihe bagezaho noneho barenga nk'umurongo. Ya systeme nanone yongeye gukora amafuti, ishyiraho imihango nko turaza kubireba, imihango ivana abantu ku Mana. Nshuti yanjye, naho gutekereza cyane. Ababiswe ubwoko bw'Imana bukumurikira ab'isi bageze ubwo iby'Imana yababwiye babisimbuza ibyabo ubwabo. Reka tukiri kuri iyi ngingo dukoresha ibyanditswe mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, twumve ku cyigisho kivuga ngo ubwoko bwatoranijwe. Ni icyigisho cya kabiri. Twumve uko Uwiteka yabanye n'Abisirayeli ndetse nuko baje kugenza nyuma. Hanyuma turebe ngo itorero ry'Imana uyu munsi bimeze bite. Uyu munsi wowe witwa kuri itorero ry'Imana, ubwoko bw'Imana, uhagaze ute? Reka dusome mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, icyigisho cya kabiri, kuri iki cyasohowe muri 18 kuri page ya 20. Icyigisho kivuga ngo ubwoko bwatoranijwe. Ese nawe uri ubwoko bwatoranijwe? Niba uri ubwoko bwatoranijwe, umva abatoranijwe mbere yawe ibyo bakoreye Uwiteka, maze urebe niba nawe atariho uhagaze. Haranditse ngo mu gihe gisaga imyaka 1000 ubwoko bw'Abayuda bwari butegereje kuza kumukiza, bari bategereje Mesiya. Iki gikorwa bari bagifitiye amatsiko menshi, nkuko natwe uyu munsi dufite amatsiko kugaruka kwa Yesu Kristo. Mu ndirimbo no mu buhanuzi, muri gahunda zo mu rusengero no mu masengesho yo mu miryango, bashyiragamo izina rya Mesiya, nyamara ubwo yazaga ntibabashije kumumenya. Oya, igihe Yesu yavukaga nta wamenye ko Mesiya yaje, kandi barabiririmbaga, barabihanuraga, barabyigishaga. Nta gahunda yanyuraga mu rusengero izina Mesiya ritavuzwemo. Igitangaje, igihe yaziye ntabwo babimenye. Byagenze bite kugira ngo batamenya ko Mesiya yaje?
nyamara ubwo yazaga ntibabashije kumumenya. Uwari ukunzwe mu ijuru kuri bo yari ameze nk'urugemwe rwameze mu butaka bwumagaye, nta buranga cyangwa igikundiro yari afite byo kubareshya, kandi nta bwiza bamubonagamo bwatuma bamurangamira. Yaje mu bye ariko abe ntibamwakira. Ibi ngibi kubyumva gutya ushobora kuvuga ayo mateka turayazi byagenze gutyo, ariko twe dushobora kugira ngo tubigarure muri iki gihe, tubizane kuri batwebwe. Ese uyu munsi abantu bategereje Mesiya, bategereje kugaruka kwa Kristo, bahagaze hehe? Ubwoko bw'Imana bumeze bute muri iki gihe? Aho ntabwo bwaba buri kumera nk'ubwoko bw'Imana bwo mu gihe cy'ivuka rya Yesu Kristo bwazaga gucungura umuntu. Kaba ari akaga. Reka tujye kuri paje 21. Hari amagambo avuga ngo iyo abisirayeli baza kumvira Imana yari kuzuza umugambi wayo binyuze mu kumwubaha no kumwerereza kwabo. Iyo baza kumvira Imana ngo Uwiteka ariko yari kubumvira, Uwiteka ari kumva, yari kuzuza umugambi ye, yari gutuma abisirayeli bamenya. Ariko icyabaye bageze ubwo banga kumvira Imana. Iyo baza kugendera mu nzira zo kumvira Imana ariko basumbisha yandi mahanga yaremye yose, bakayasumbya ishimwe, kogera n'icyubahiro. Ariko ikibazo ngo banze kumvira Imana. Reka tujye hepfo gatoya ku kika cya 2. Babaye imbata z'ubutware bw'i Babuloni. Kubwo kwa kumvira Uwiteka byatumye baba imbata z'ubutware bw'i Babuloni, nyuma ko Yeremiya yabahanuriye bakanga no kumwumva. Icyo gihe avuga abahanuzi b'ibinyoma bavuga ati ibyo bintu muri kuvuga, ibyo Yeremiya ari kuvuga ntago bizaba. Ntago imyaka 70 ubwoko bwa Isirayeli buzayimara mu bunyage, tuzamara imyaka 2 tugaruke. Uwiteka ijambo rye banga kuryumvira, bararisuzugura. Kandi batatanira mu bihugu by'apagani. Muri uko kubabazwa benshi bavuguruye amasezerano yabo yo gukurikiranukira Imana. Biravuze ngo igihe abisirayeli bari mu buyobe, igihe abisirayeli bari baranze kumvira Imana bakajyanwa i Babuloni, ngo hari abagize amakenga bagarukira Uwiteka. Cyakoze iki kirashimishije. Nubwo bari bageze ahantu habi, Uwiteka yemeye ko bamugarukira, nawe arabakira kuko bari babonye ko bageze ahantu habi. Ese nawe utegereje kuzumva ugeze ahantu habi? Aya mahirwe ashobora kutazakuzaho. Nubwo Uwiteka yemereye ko abangaba bamusanga ndetse akabakira kuko ari cyo ashaka, ariko amahirwe ntabwo yagize abantu bose. Hari abanze kubyumva na none bakomeze kwinangira. Reka tujye ku gika giheruka hano hepfo. Baranditse ngo binyuze mu buretwa bw'i Babuloni, abisirayeli bakize indwara yo gusenga ibishushanyo bibaje. Bitewe n'uburetwa bagiyemo abisirayeli bakajya i Babuloni, bamenye uburyo abisirayeli batagomba gusenga ibishushanyo nk'aho i Babuloni. Iyi ndwara yo ngo barayikize. Ariko mu binyejana byakurikiyeho bakomeje gutotezwa n'ingabo z'abanzi babo b'apagani, kugeza ubwo basobanukiwe ko kunesha kwabo gushingiye ku kumvira amategeko y'Imana. Bakomeje guhigwa, bakomeje kugendwaho n'amahanga y'abapagani, maze nabo bageze igihe babona ko kunesha kwabo kudashingiye ku butunzi bwinshi batunze, ku mbunda nyinshi bafite, ku bikoresho by'intambara bafite. Babona ko kunesha kwabo gushingiye ku kumvira amategeko y'Imana. Ariko kumvira kwa benshi ntikwakomokaga mu rukundo. Oya, byageze ubwo babona ko kumvira bizabahesha intsinzi, ariko ngo kumvira kwabo ntikwakomoka mu rukundo. Gukomoka he? Kubaha Imana kwabo mu bigaragara byaterwaga no gushaka icyubahiro no gukomera mu gihugu cyabo gusa. Uyu munsi abantu bari kubaha Imana bari kwibaha kugira bigende bite? Ngo iki gihe bayubahaga kugira ngo biheshe icyubahiro, baba abantu b'ibitangarirwa mu gihugu cy'iwabo. Ntibabaye urumuri rw'isi, ahubwo bitandukanije n'isi ngo bahunge ikigeragezo cyo kuramya ibigirwamana. Oya, Imana irabashiye kuba urumuri mu isi, ariko ngo byarangiye batabaye urumuri rw'isi, ahubwo bahunga isi. Aho kumurika bapfundikira urumuri rwabo, bararupfuka uri utabasha kugaragara. Hanyuma ipfu barandika ngo mu mabwiriza bahawe anyujijwe kuri Mose, Imana yari yabihanangirije ko batagomba kwifatanya n'abasenga ibigirwamana. Imana inyuze muri Mose yabwiye abisirayeli ntimugomba kuzifatanya n'abanyamahanga. Ntabwo ubwoko bw'Imana bwagomba kugira aho buhurira n'abanyamahanga mu bikorwa, ngo hajyeho gahunda yateguwe n'abanyamahanga ngo abisirayeli bayigemo. Itorero ry'Imana ibyo bintu ntabwo bagomba kubikora. Reka tuzi uyu munsi, ese uyu munsi itorero ry'Imana hari ahantu ryaba abitwa ko ari ubwoko bw'Imana bwatoranijwe, hari ahantu bafatanya n'abisi mu migenzereze yabo, byaba ari akaga. Ibyo bintu Uwiteka arabibujije.
ariko se itorero ry'Imana uyu munsi turakibaza ikibazo ngo rihagaze rite, ririhe? Turakomeza kugenda tubireba. Mu mabwiriza bahawe anyujijwe kuri Mose, Imana yarabahanangirije ko batagomba kwifatanya n'abasenga ibigirwamana, ariko iyi nyigisho ntabwo asobanura uko bikwiye. Umugambi kwari kugira ngo be gukurikiza imico ya gipagani. Imana yabwiye Mose bingi kugira ngo batazajya aho bakurikiza imico y'abapagani, bakitwara nk'abapagani, ibintu Uwiteka yanga. Aravuga ati ntimuzifatanye n'abapagani mudahuje. Ndetse no mu bintu mwazagiye zigisha zavuze ati ariko se umuco n'umwijima ubundi bihuriye hehe? Umucyo n'umwijima byahurira kuki? Nta mugabane bifitanye. Ariko biratangaje ko mu bantu bita ko ari ubwoko bw'Imana uyu munsi bakubwira bati turifatanya n'abaroma. Ntacyo bitwaye kujya tubabwirize. Roma ntabwo yihana. Icyo mujye mugitekereza. Uwiteka bitanze ubuhamya mu Ibyahishuwe, aravuga ngo uwo mugore namuhaye igihe cyo kwihana ariko yaranze. Sinzi niba ari wowe umuntu uzabishobora rero. Kavuga uti wowe Mana ibyakunaniye nzabikora. Ntabwo Roma yihana. Icyakorwa nuko umwe muri bo yaza akihana, ariko systeme yo ntabwo izihana. Ntabwo wakwifatanya nabi sinagogi ya Satani ngo uvuge ngo ugiye kwihanisha muri Satani muri ya sinagogi. Yesu yari yavuze ngo cyabasanyuje muri Mose ababwira ati mwe kuzifatanya n'abasenga ibigirwamana, imico yabo itazabafata mukaba nkabo. Hanyuma reka duse n'abakomeza hepfo gatoya kuri page 22 ku gika cya 2. Uko bagiye bava ku Mana, abayuda bagiye batakaza umucyo w'inyigisho za gahunda yo gusenga. Uko bagendaga bava ku Mana gahoro gahoro, gahunda zagendaga zitakara, umucyo bahawe na Kristo wagenda gutakara. Ntabwo byabereye umunsi umwe, byatwaye igihe runaka, ariko birangira iby'Imana bibavuyemo, basigara basa n'abanyamahanga. Ngiyo gahunda yarashyizweho na Kristo ubwe. Oya, birangira noneho bagize gahunda zabo. Uyu munsi mu bantu bavuga ko ubwoko bw'Imana gahunda irimo ni yande, ni ya Kristo ubwe. Ngo kuko abangaba bakiva ku Mana cyabaye ubwiza bw'Imana bwagiye bubavaho, cyangwa se gahunda Imana yabahaye yagiye bavamo gake gake kugeza ubwo bisanga nta Mana ikibarimo. Ariko abayuda batakaje ubuzima bwabo mu by'umwuka kubera imigenzo yabo, maze bihambira ku bidafite umumaro. Oya, bageze ubwo imigenzo bayisumbisha ijambo ry'Imana, bariyo bihambiraho. Uyu munsi abantu bari kwihambira kuki? Ubwoko bivuga ko ari ubwoko bw'Imana niki bari kwihambiraho? Ni ijambo ry'Imana nihanditswe ngo nukugira ngo abantu bihane, nukumurikira bisi, cyangwa hari ikindi kintu kiri gutuma bari kwihambiraho kitari ijambo ry'Imana. Ubwinshi bw'imigenzo yabo nibwo bipimiragaho ubutungane bwabo, mu gihe imitima yabo yabaga yuzuye kwishyira hejuru n'uburyarya. Bari baragize imigenzo ngo umuntu atakurikiza mu buzima ngo azayirangize, ngiyo niyo bipimiragaho kuba ari kubaha Imana. Oya, kugira ngo umuntu avuge ko ari kubaha Imana akareba ku migenzo. Muribuka Yesu ari kumwe n'abigishwa be bari kurya, bati abanga ko bariye batabanje kujabika intoki. Yesu ati ariko murabizi ntago icyanduza kiva inyuma kiri imbere. Kwishyira hejuru, imigenzo ya gipagani, imigenzo y'umwana w'umuntu bari bayisumbishije ijambo ry'Imana. Mu bwoko bw'Imana uyu munsi bimeze bite? Igipimo ni ijambo ry'Imana. Reka tuze hepfo gatoya. Mu gihe abayuda bifuzaga ukuza kwa Mesiya, n'abafite ubusobanuro nyakuri bw'inshingano y'ikizamuzana. Abangaba ntabwo basobanukiwe neza ngo Mesiya azabaje gukora iki. Niyo mpamvu mu myigishirize yabo bageze ubwavanga ibyo kuza kwa Yesu kwa mbere no kwa kabiri, bikarangira bafashe ubwami bw'ubuntu bakabwita ubwami bw'ubwiza, maze urupfu rwa Yesu bakarusimbuka. Niyo mpamvu yanaje ntibamumenye, bari bategereje umuntu uzaza ari umwami. Mu gihe kivuka cya Kristo, ubu bwoko bwari mu murimo w'ubutware bw'abanyamahanga. Oya, ngo Yesu yavutse abari ubwoko bw'Imana batakiri mu murimo w'Imana, baragiye mu murimo w'ubutware bw'abanyamahanga. Roma yariganzuye muri Isirayeli ku buryo bakoraga ibyo Roma ishaka gusa. Bari gukoreshwa na Roma. Muzabisoma mu gihe Yesu yavukaga, ngo abanyabwenge batutse muri Asirazuba baraje kuramya umwami wavutse. Bageze kwa Herode, bahibwiye Herode ati umwami yavutse avukiye tuje kumuramya. Ngo Herode ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Herode yari umwami w'Abakayisari, yari umwami w'Abaroma, yari umutegetsi mu ngoma y'Abaroma. Maze ngo Herode ahita atumizaho inama y'ab'i Yerusalemu, abakuru b'itorero barakorana.
ntimujya mubona inama ziri kuba hagati ya leta n'amadini, ntabwo ari ibyo uyu munsi, byabaye kera kandi biba ku iherezo, babigiye kugera ku iherezo. Urwo rufatanye rubaho mbere gato yuko iherezo rigera. Urwo rufatanye rwabayeho mbere gato yuko Yesu avuka. Mu kuvuka bigaragara ko ubwoko bwari bwaragiye mu mirimo y'abanyamahanga kugeza nubwo atamenya ko Mese yavutse, bitewe nuko bari bahuze. Impuzamadini na leta byari biri hamwe. Uyu munsi ubwoko bw'Imana bufite impuzamadini na leta, abiyita ubwoko bw'Imana, ariko bimeze ko abari akaga. Hari ahantu bahurira na leta, uko ibyo baba bahuzamo byose byaba bimeze, byaba byiza cyangwa bibi. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo muzagire ubwifatanye, mumere nk'abantu mufite icyerekezo kimwe. Oya, muzubaha leta nk'igihugu mukoreramo, ariko ntabwo muzafatanya gahunda runaka. Twabaye abafatanyabikorwa, ahantu babaye abafatanyabikorwa ngo ni ubwoko bw'Imana. Ahangaha naho kwitondera cyane, kuko byabaye umuvumo ku Bisirayeli, kandi mu mubwiriza aravuga ngo ibyariho cyane ibyo bizongera kubaho. N'uyu munsi biri kuba. Manu yitaka ubwoko bw'Imana, turaje tubirebe. Abayuda bari baremerewe gukomeza ubuyobozi bwabo bihariye, ariko ibi nta gaciro byari bifite kuva bari munsi y'ubutegetsi bw'ingoyi y'Abaroma cyangwa gukumirwa kw'imbaraga zabo. Oya, ngo Abayuda ntabwo bigeze babwira ngo ubutambyi muvaneho urusengero, muvaneho gahunda zo gusenga, uko mutegekwa binyuze mu ijambo ry'Imana mubikure. Oya, barabibarekeye, ariko ngo nta gaciro byari bifite, bari munsi y'ubutware bwa Roma. Uyu munsi ubutware buriho n'ubwande mu bwoko bw'Imana. Gahunda zitegeka mu rusengero nubwo batarufunze ni izande. Oya, abantu baza mu rusengero bafite ibibazanye baturutse, ariko ntabwo gahunda bayishe. Ntabigeze bafunga umuryango w'urusengero, ntibigeze bavanaho pastor, ntibigeze bavanaho umutambyi mukuru yari agikomeje. Ibyo ariko ngo nta gaciro bifite. Ikintu cyabiteye nuko baragiye mu gukorera ubundi butware, kubwumvira, bakifatanya n'abasenga ibigirwamana, bakifatanya n'ubwoko bwaciriweho iteka cyangwa se budafite Imana. Nyamara Uwiteka yari yababujije mbere. Ubuhakanyi ntabwo buza umunsi umwe muvandimwe, buza mu gihe cy'imyaka runaka cyangwa se amezi runaka, bitari umunsi umwe nyawe isaha imwe. Haranditse ngo Abaroma bavugaga ko bafite ububasha bushyiraho kandi bukuraho umutambyi mukuru, kandi akenshi uwo mwanya wabonwaga mu buriganya, hatanzwe ruswa ndetse no kwicana. Oya, ngo byageze n'ubwo umutambyi mukuru kugira ajyeho habonekamo ruswa, habonekamo kwicana, kugira ngo hime umuntu uzashyira mu bikorwa inyungu za Roma. Uyu munsi abantu bavuga ko ubwoko bw'Imana ni bande? Ikibaraje ishinga cyangwa se kibahangayikishije ni igiki? Ni ijambo ry'Imana cyangwa ni icyiza rusange? Umudendezo w'idini. Hari n'abantu bawuyoboye bitaka ari ubwoko bw'Imana, Roma igatangiza gahunda aho ubwoko bw'Imana akaba aribo bayobora. Ibyabaye nibyo byongera kwisubira. Oya, Roma igomba gutuma hajyaho umutambyi mukuru uzatuma inyungu zabo zidakandamirwa. Bizagutangaza kubona inyungu za Roma zishyirwa hejuru kurusha ijambo ry'Imana. Iza nubwo umuntu avuga ati mureke kuvuga inyamaswa mu izina. N'umudendezo w'idini. Mwigisha abantu gukundana. Ntabwo bibaye uyu munsi, ahubwo ngo biterwa nuko bagenda abantu bitwa ko ubwoko bw'Imana, abantu batoranijwe, bava mu bintu Imana yababwiye kugenderamo, bava mu mategeko y'Imana, bakakurikiza inzira z'abapagani. Birangira ngo ibyo Imana yabahaye bigiye bivamo gake gake. Gahunda zashyizweho na Yesu Kristo zigasimbuzwa imihango yabo, kandi iyo mihango ishyigikiwe na Roma. Kadukomeze. Kandi akenshi umwanya wabonekaga gutya, bityo umwanya w'ubutambyi ukagenda urushaho kugerwaho hakoreshejwe uburiganya. Nyamara abatambyi bari bagifite imbaraga nyinshi, ariko bazikoreshaga mu bucancuro no kwishakira ibyabo. Abantu n'abahanga barebye bavuga ati n'ubundi ntabwo twakubita Roma ngo tuyishobore, ahubwo reka uyu mwanya tuwukoreshe twishakira, tukuvanamo ayacu, vanamo akawe igendere. Babikoresha bari gushaka ibyabo. Uyu munsi avuga ko ubwoko bw'Imana bahangayikishijwe n'imitima izimira cyangwa ni business. Ahangaha ijambo ry'Imana tubwiye ko mu gihe cy'Abisirayeli abari bari mu butambyi, umutambyi Yesu yasanzeho n'abamubandirije kugeza mu gihe runaka, ngo bari mu murimo bitewe no kuvanamo yabo, kandi amateka niyo agomba kwisubiramo.
ntugire ngo ibyandikiwe ahangaha kugira ngo tumenye amateka y'ibyashize gusa tutabyigiraho uyu munsi. Icyakora riba ntabyo ubona byaba ari byiza. Ndi kuva mu bita ubwoko bw'Imana, ntabwo twe twabageraho neza ngo turebe ngo ni bande muri iki gihe. Ariko nkuko tubisomye ahangaha ngo abantu bagendaga bava mu by'Imana byarangiraga bahindutse abantu wakita kari nk'abaretswe, atari uko bari babi. Hari abantu rero bibwira ngo kuva baratoranijwe ari ubwoko bwatoranijwe bazikora ibyo bashaka maze Uwiteka bihorere. Oya, Ezekiel ati umukiranutsi wanjye nakora ibyo gukiranirwa, gukiranuka kwe kwa mbere ntacyo kuzakuvuze, sinzamwishimira, umutima wanjye ntuzamwishimira ko yari umukiranutsi. Kuba ari ubwoko bwatoranijwe bagahindukira bakagenda mu nzira Uwiteka atavuze, ibyo birahagije kuba bukurimbuka. Itorero ry'Imana ntirya Babuloni, yego ntabwo rya Babuloni. Rya Babuloni si gute? Ariko abiyita bo Babuloni, kwiyita abantu bazi ko ubwoko bw'Imana bo Babuloni, ariko ubwoko bw'Imana bwo ntibishoboka. Ntabwo bwatakara kuko nyine si urabaje, ni Uwiteka gusa ubazi. Ariko turi kwivugira mu muryango cyangwa se ubwoko runaka buzwi bwatoranijwe. Mu gihe cya Yesu byarangiye, igihe Uwiteka ashaka kuza kuvugira mu Bisirayeli kugira ngo bihane, nta mutambyi yakoresheje. Uko uyu mutambyi ntabwo yari kubyemera. Uwiteka ari kumuha ijambo cyangwa se ubutumwa bwo kubuza abantu gukora nk'ibyo akora, bigatuma abona karahomba. Icyo cyatumye Yesu muri Matayo 23 avuga ati mwandyaryamwe, muzerezwa mu mahanga mushaka mwo wahindukira idini ryanyu, ariko iyaje ahita abo wa mbere inkubwe ebyiri kuri mwebwe ku mwana w'igihenomo. Muzerezwa mu misozi no kurya ingo z'abapfakazi. Ntabwo bashakaga ubutumwa bwakora ku mitima bugatuma abantu bihana kuko bari guhomba. Oya, birangira Yesu agize umutegurira inzira witwa Yohana. Nta rusengero muzasoma muri Bibiliya Yohana yigishirijemo. Ntabwo bari kumuha gahunda, ntabwo bari kumuha umwanya wo kwigisha iryo jambo. Yari kurivuga bagahita bamufunga ku munwa, batapfuka umunwa. Naho yigishirizaga mu butayu ntabwo babyemeraga. Ndetse na Yohana nawe yaratangara ubwo yabonaga bamwe mu bafarisayo n'abana babo baje kumureba, maze nawe akabwira ati mwabana b'inshiramwe bigenze bite? Ntibabwiye ngo umuhungu umujinya uzatera. Oya, systeme kwihana kwayo ni hafi ya ntako. Hihana umuntu. Iyo systeme yari ubwoko bw'Imana ivuye mu murongo, hasigara gukiza amagara yawe. Reka turebe mu mateka. Yesu ubwo ateguriwe inzira na Yohana umubatiza yigishiriza mu butayu. Ugenda ubisome muri Matayo igice cya 3. Yohana yigishiriza mu butayu ku mugezi wa Yorodani, cyangwa uruzi rwa Yorodani. Ati nimwihane. Ntabwo ari gahunda y'itorero, nta muntu wamuhaye urwandiko rwo kwigisha. Kandi yari yavukiye mu butambyi, se yari umutambyi Zakariya, cyakora we yari umuntu w'Imana. Ariko noneho byarangiye bibaye gute? Byarangiye bibaye ngombwa ko Abisirayeli bakora ikintu gikomeye cyane cyo kwanga umuburo Uwiteka Imana yari yabahaye, maze Uwiteka asa naho nawe abivumburiye. Guhera icyo gihe mu gihe cya Yohana, Yesu nawe yaraje mu kuza kwe nawe ashaka guhindura ngo wenda Abisirayeli bongere bakire, abatambyi bagaruke mu murongo. Ariko igitangaje, Yesu nawe nubwo yigishaga akaza mu rusengero ngo arebe ko yakumakuma abantu bakagaruka, inama bakoraga sizo kwihana, bakoraga intama zo kumwica. Oya, inama bajyaga abafarisayo, uyu muntu agiye kutuvana ku mukati, uyu muntu agiye gutuma icyubahiro cyacu kitakara, agiye gutuma abantu batubona umuhengamo, bakajya inama zo kumwica. Inama bakoraga abafarisayo kwari ugutega Yesu mu magambo avuga, kwari ukumwicisha ku Baroma, kwari gutuma bise bamutera amabuye. Nta numuzasoma abafarisayo bakomwa ku mutima, bari baza bati none tugire dute nk'ibyagenze mu gihe intumwa zahabwa Mwuka Wera mu gice cya 2 byakozwe n'intumwa. Systeme abayirimo kugira ngo bihane nabyo ubwabyo ngo ni amahirwe adasanzwe babagize, cyangwa se ni ibintu biboneka gake kuko nyine baba bari gufana amayabo. Hanyuma Yesu byarangiye nawe itorero ryajyanye mu musozi. Igihe abwiraga Abisirayeli ati abari bari mu rusengero ati dore inzu yanyu musigi wari umusaka, nashatse kubabundikira nk'uko ibundikira imishwi yanyu ntimwankundira. Matayo 23. Hanyuma Yesu avuga ati dore inzu yanyu musigi wari iki? Ari umusaka. Matayo 24 umurongo wa mbere. Yesu asohoka mu rusengero. Kuva mu gihe cya Yesu hatangiye undi murongo uri ku ruhande utari muri ya systeme ya mbere. Yesu yagiye mu ijuru abwira abigishwa ngo uko ngiye niko nzagaruka ibintu bimeze. Niko marayika wamanutse igihe Yesu yazamukaga yabwiye ati niki gitumye muhagarika imitima? Uko umuntu agenda niko azagaruka. Oya,
Yesu azagaruka n'ubundi bari mu musozi. Muzasoma igitabo cy'intambara ikomeye cy'icyo gitwa gucungurwa ku bwoko bw'Imana. Handitswe ngo iki? Handitswe ngo abantu baza bari mu hantu hatatu, muri gereza, mu musozi no mu mva. Nta system irimo, nta muzaba uri mu buyobozi uzaba hari. Azayoborera hese? Ariko suvuga ko ubuyobozi buzaba budakora, nuko n'igihe Yesu yajyaga mu ubuyobozi bwari bukomeje, ubutambyi bwari bukomeje muri Yerusalemu. Insengero zaba gikomeje gufungura, nta muntu uzazifunga. Zafungwa zitese. Yesu uwo murongo yaratangije w'intumwa cyangwa itorero ry'intumwa, nkuko rivuga mu Ibyahishuwe igice cya 2, itorero ry'intumwa rya Efeso bahuye n'akarengane maze bibageza muri Simuruna. Muri Simuruna birakomera cyane kugeza ubwo binjiye muri Perugamo. Mu gihe cya Perugamo ibintu byarahindutse. Satani yabonye ko guhiga ubwoko bw'Imana akoresheje inkota bitazamugwa amahoro, kuko yicaga umwe akihana benshi, maze ashaka gushinga ibendera mu itorero ry'Imana i Roma. Icyo gihe ubwoko bw'Imana bwe bugeze mu gihe kibi cyane kurenza igihe cy'akarengane, kuko icyo gihe byarangije ubupagani buje kuvangwa n'ubukristo, maze icyo kintu bakita Catholicism, Gatolika. Amateka ndatuzagaruka mu minsi iri imbere, nshaka kugira ngo turebe ku mateka y'itorero, niyo mpamvu uri kwirukanka. Iki gihe muri iki gihe cya itorero rya Perugamo abanze kwifatanya n'iki kintu cyari gishinzwe n'uruvangitanye rw'iby'Imana n'ibya Satani, ubupagani n'umukristo. Abo bantu barahizwe mu gice cya 3 cy'intambara ikomeye, ngo niko karengane kabi kabaye, guhigwa n'umuntu mwahoze mwicaranye ku ntebe. Uyu munsi iki kintu nta cyakozwe. Gufata ibitejejwe ukabivanga n'ibyera ngo ntacyo bitwaye. Perugamo ntacyo bitwaye. Burya itorero ry'Imana ryari ryagiye ku ruhande, nabo banze kwifatanya nabo. Ntabwo itorero ry'Imana ryari rikiri Roma nubwo hari urusengero rw'Imana rwaritiriwe Imana. Oya, ntabwo umukuru w'itorero Silvestre n'abandi aribo bakomeje kuba ubwoko bw'Imana. Bari barataye, bari baravuye mu itorero ariko bakiri mu rusengero. Buri itorero ry'Imana itandukanye n'urusengero cyangwa se systeme. Kuwareberaga ku ruhande bw'ati ubwoko bw'Imana ngo buriya buri mu rusengero, ariko bakoreraga Satani. Ubwoko bw'Imana bwari bwigiriye hanze budafite n'umuyobozi runaka uzwi. Oya, nta naho busengera hazwi. Agana hese barasenga ryari bari kubirukaho. Hanyuma nibyo byanakomeje kugeza no mu 1944 n'abamariteri byabaye ngombwa ko bitandukanye na Rome. Iyo ngiyo yari maze igihe kinini yarateye umwijima mu isi, bamaze kubona umucyo bajya ku ruhande. Muri 1944 nibwo abana b'Imana bongeye guhurizwa hamwe bitewe n'ikanguka rikomeye ryari ryabaye mu by'umwuka, maze atangira ubwoko bw'Imana bufite umugambi umwe bwitwa Adventiste umunsi wa 7, itorero ry'Imana. Ariko reka tugaruke, ese bo baracyari mu mahame, bacyari mu ijambo ry'Imana? Adusome amagambo ari muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 ariho duhera dusoma, twumve ese abantu b'Imana bagomba kunyura he. Ese uyu munsi niho bakiri? Niba ariko babimeze na amina. Reka dukoreshe ibyanditswe, nibyo biraduha umucyo. Matayo 7 kuva ku murongo wa 13. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Oya, ubwoko bw'Imana bugomba kunyura mu nzira yabwo yihariye abantu bisi badakunda, kuko bakunda inzira ngari idafite ikintu bababuza. Nicyo cyatumye Gatolika igira abayoboke benshi. Uhereye muri kubwa Constantine nureba neza kuko icyatumye abapagani bemera ubukristo nuko nta kintu babuzwaga, n'ubundi byari byabo by'ubupagani bari babizanye mu itorero ntihagira ikiba. Bafati tubaye abantu b'Imana ariko nta cyahindutse. Ibintu byakozwe gusa no guhindura amazina, abazimu, abatagatifu, kuraguza, babyita gusaba, dusabe Mariya kanaka. Ibyo bakoraga n'ubundi nta byigeze bivaho. Ikisibye guhindura amazina, ikinguriro abantu bose, Catholicism. Rero irembo ni rigari, hano hagari habate akaga. Ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo inzira yabaki, inzira ifunganye. Ni ikitegerezo cy'abantu b'Imana, cyangwa se ni ikirango kigaragaza inzira y'Imana. None uyu munsi bimeze bite? Reka turebe muri iki gihe ibintu duhagazemo. Duhagaze mu bintu bijya muri 4 cyangwa se 3 biri kuba ku isi, kandi bituma buri wese agira uruhande abogamiramo.
duhagaze mu gihe cy'ibyorezo, duhagaze mu gihe cy'intambara ziko hirya no hino ku isi, duhagaze mu gihe cy'inzara, duhagaze no mu gihe rero abantu babuze icyo bakora bitewe n'ibyo byose, cyangwa se bari kwibaza ngo hagiye kuba iki. Rero niba duhagaze mu gihe cy'ibyorezo, iribaza ngo mu byorezo byagenze bite cyangwa se biri kugenda bite. Ari umuntu wanangaje arambwira ngo ibyorezo nta hantu bihuriye n'ubuhanuzi, cyo kuzawenda biterwa n'ubumenyi aba afite n'ibyo aba yarize, hasi nuko yizeye, ariko se nibyo. Mu cyorezo tumazemo igihe, reka nkivuge ko twese twakinyuzemo, cyitwa COVID-19. Itorero abitaka ari ubwoko bw'Imana bahagaze he? Irembo ni rigari rijyana abantu kukurimbuka. Dufite ubutumwa bwo kutungira amagara mazima buri mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ndetse na Bibiliya. Butubuza ibintu bimwe na bimwe birimo n'imiti yo kwa muganga. Ariko ni bangahe bitaka ari ubwoko bw'Imana bahagaze no ku ruhimbi bakavuga ngo umuntu wanze kujya gufata umuti wo kwa muganga, uwo muntu nagashyigikiwe na Bibiliya, ntabwo ashyigikiwe n'umwuka w'ubuhanuzi. Ni bangahe babikoze b'abayobozi bakavuga ngo uyu muntu ntabwo ari bwinjire mu rusengero kuko atujuje iyi gahunda. Gahunda yo kuza abantu gusenga muri Bibiliya mwasomye ni iyihe? Kuko abantu ngo bagiye bareka gukurikiza gahunda z'Imana, ngo iby'Imana byagiye bibavamo gake gake, bisanga ameze nk'abandi. Mu gihe Satani we afite uburyo yakoresha kugira ngo abuze abantu iby'Imana. Imana yavuga iti mwese abarushye n'abaremerewe nimuze kuri ngewe ndabaruhura, nta uhejwe ku Mana. Ariko ni iki cyabaye cyatumye abantu umurongo bawurengaho bakifatanya n'abisi? Oya, isi kavuga iti umuntu udakingiwe tugiye kumwirukaho. Mukuru w'itora ati nanjye ndamwirukaho. Ubwoko bw'Imana ndajya nkubwire ngo wowe uri we simuzi, nimbura umukuru w'itorero, niwe pasitoro, nimbura umwizera, nimbura umushyitsi, ukuri. Ariko ijambo ry'Imana ravuze ngo umuntu witwa ko ubwoko bw'Imana, ngo twese mu gice cya 13 cyo gutegeka kwa kabiri ku murongo wa mbere, ni umuntu utagabanya cyangwa ngo yongere ku by'Imana yategetse. Nta kugabanya no kongera byabayeho. Oya, umuntu arica ntitugire ikibazo cyo kuvuga ngo uyu muntu yahindutse agomba kurimbuka. Twavuga tuti mwene data dore wakoze icyaha ihane, tukamusanga. Oya, leta iramutse natwemereye n'abicanyi baza ku ruhimbi tukabigisha imbere yacu, tukabaha ivanjiri, tukabigisha ubutumwa bwiza bakihana. Abasambanyi ni bangahe baba bari mu rusengero? Abasambo nta numwe twaheza kuko abo ngabo ni Yesu yaje gupfira. Umuntu udakingiwe we ntagomba kuza mu rusengero. Usibye ubupfu ni iki kiri mu mitwe y'abantu batwara ubwo butumwa mu ntekerezo zabo, ngo nukugira ngo batanduza abandi. Tuzabira mu cyigisho cyo kureba igice cya 13 cy'Ibyahishuwe, niho tuzamenya neza ibyamakuru. Mu Bisirayeli umubembe yarwaraga ibibembe ngo byemezwaga n'abatambyi. Umutambyi mukuru ni wemeza icyo kintu ati yarabembye ntabakwiye kwanduza abandi. Uziko leta zisigaye zifite icyo twakwita ubukristo kurenza abantu bitaka ubwoko bw'Imana. Kuba kugira ngo uze mu nama, kugira ngo witabire ikirori runaka, uratweka icyangombwa cy'uko wipimishije ukaba uri muzima, icyangombwa kigaragaza kutanduye. Oya, nubwo nabyo bidatagatifujwe 100%, ariko nabo bahagaragaje ati dufite icyangombwa runaka kugira ngo twemeze ko umuntu agomba kugitabira nuko ari muzima. Oya, afite ugomba kubyemeza. Uwo mu rusengero rwawe niko bimeze, cyangwa ngo wakingiwe. Kandi waguhaye urukinga kugira ngo n'uwakingiwe arandura kandi akanduza. Upfa mu ntekerezo z'abantu. Bahita ubwoko bw'Imana bakwiriye kwihana. Uwakoze ubwo rukinga kugira ngo n'uwarutewe arandura kandi akanduza, ariko katuma umuntu atinjira mu rusengero. Ntiwabaye nk'abatambye imbere ngo ugenzure ngo urebe ngo umuntu aranduye cyangwa se ntiyanduye, ahubwo ngo ni gahunda ya leta. Ni gahunda ya leta nyine. Herode yahamagaje, nawe Herode yaguhamagaje. Ubwoko bw'Imana bukwiye kunyura mu nzira ifunganye. Ukunyura mu nzira. Haranditse ngo ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abanyuramo ni bake. Uri mu nzira ni muri ubwoko bw'Imana. Uracyari muri handitswe ngo cyangwa uri muri gahunda zigezweho. Hagezweho iki? Oya, hagezweho iki ngiki nicyo kigezweho nyine. Ngo none si ngo wabigenza ute nyine se? Utari mu ijambo ry'Imana. Ubwoko bw'Imana ni abantu b'umwihariko.
batigeze icyo batanga ngo bagihe Imana nk'ikiguzi ngikundi bagira ubwoko bwayo. Bityo rero kubw'urukundo bagiriwe bakwiriye kubaha iby'Imana ibabwiye nk'uko ari batoranije bakabigendera muko biri. Iyo ushatse kugira icyo wongeraho cyangwa ugabanyaho, icyo gihe biratubwiye ngo igikorwa ni ukugenda uvanwa mu bya bindi Imana yaragushyizemo. None uyu munsi ubwoko bw'Imana bimeze bite? Abantu bita ko ari ubwoko bw'Imana. Muranyemerera dusoma amagambo ari muri Yesaya 8:20. Yesaya 8:20. Handitse ngo iki? Haranditse ngo nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya. Nibavuga ibidahwanye n'iryo jambo biterwa nuko nta museke ugize gute, nta mucyo barimo, cyangwa se nta museke uzabatambikira. Abantu nta museke uzabatambikira. Muri Bibiliya King James Version niho niko byanditse. Nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya. Nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo biterwa nuko nta museke ubarimo. Nta museke uzabatambikira, nta kuri bafite. Wowe ibyo bintu gukora bihuye n'ahanditse ngo. Ubwo kandi mvuze ibyo, hariho n'ibindi byinshi cyane. Manu witwa ko ubwoko bw'Imana nta bintu bikiza cyangwa se birimo byajemo bidahuye n'ahanditse ngo. Byavuye mu bapagani. Ninde watangije gahunda yo kuzana imirambo mu rusengero? Ni abana b'Imana, ni Imana cyangwa ni Satani? Ninde watangije gahunda yo kujyana umusaraba kumva? Musome igitabo cyitwa Ibyahishuwe bya Vatikani. Arutoro yivera kubwire umuntu watangije uwo muhango ndetse n'icyo uvuze. Ako munsi byabaye ubukristo. Abantu benshi bazi ko nyine umuntu ugiye gushyingura bajyana umusaraba. Byabaye nkaho nta nicyo bitwaye. Ninde wazanye gahunda yo gucana buji mu rusengero? Ngo ni urumuri rwa Kristo. Urumuri rwa Kristo ni buji. Muri mu nsengero. Oya, ninde watangije? Ni byinshi twavuga. Byinshi cyane. Ibaze ngo iyo gahunda iri mu rusengero ihujwe n'ahanditswe ngo. Iri mu itorero ryawe ihuye n'ahanditswe ngo. Uwo muyobozi yishyigikira. Iri mu byanditswe byera. Ari ugeze kumpa igitekerezo cyo kuganira kuri ibyo bintu byo kuzana imirambo mu rusengero. Ambwira amagambo akomeye. Arambwira ngo na White bamujyanye mu rusengero. Ngo bazana imipine yatobotse, bazana inkingi zivunitse, ngo biri mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi. Nyumvira. Hoya nyumvira. Na White ko yapfuye byanditse. Ngo bibe umwuka w'ubuhanuzi. Yapfuye bamuzana hehe mu rusengero. Kuko byejejwe. Cyangwa kugira bishimisha bagiye kubikora. Mujye mutekereza kabiri. Hari ibintu byinshi na White yavuze ati bazampimbira. Ariko nk'icyo kintu yapfuye ariko noneho babishyize mu gitabo ngo yanditse. Ubwoko bw'Imana bugendana n'ahanditswe kandi mu nzira ifunganye itagomba kubahuza n'abapagani. Ni nama zingana iki abitwa ko ubwoko bw'Imana bahuriramo n'abapagani? Uracyari ubwoko bw'Imana cyangwa usabwa kwihana? Ni amasezerano angana iki abitwa ko ubwoko bw'Imana basinyana n'abo hanze ngo turi mu bufatanye, ngo turafatanya bikorwa? Aho na Satani murafatanya iki? Ushinzwe kumurikira isi, ntabwo isi ishinzwe kukumurikira. Ngabo abitwa ubwoko bw'Imana. Nkuko bimeze rero uko ubwoko bwa Isirayeli bwari bumeze nibyo twabwigira. Uko bari bameze niko dukwiye kubigira, nibyo tugomba kubigiraho tukamenya ngo mu gihe Isirayeli agiye kubuza byo bimeze bitya. Ese mu gihe ari bugufi kugaruka ibimenyetso bigaragaza ko ari bugufi. Ibintu twe turi kubona bimeze bite? Biratangaje ko biri guhinduka nk'iby'icyo gihe. Umutambyi mukuru ngaho agomba kuzuza inshingano za Roma. Igitabo cy'intambara ikomeye bimeze bite mu itorero? Uvuga ko ari ubwoko bw'Imana. Na White ati icyo gitabo kizakora umurimo w'agatangaza, kigomba gutangwa cyane. Jya mu biro bya Fridi runaka mu kabati k'itorero kibaze. Ngo byagomba gusohoka cyitwa ibyiringiro bigize gute? Ibyiringiro bikomeye. Ubwoko bw'iki? Ubwoko bw'Imana. Ako umuntu akajya akavuga ngo itorero ntabwo ryaba Babuloni. Nibyo. Kuko abo bahindutse Babuloni nabiyita abayuda nyamara atari bo. Ariko icyo kintu kitwa itsinda ko byagenze mu gihe cya Yesu bigomba kurangira n'undi ariko bigenze.
tuzakomeza kugenda tubireba mu ijambo ry'Imana muri ibi byigisho dufite, tuzabisesengura neza mu gice tuzakurikizaho cy'Ibyahishuwe 13, turebe uko ibintu biri kugenda bihinduka. Ubu dusa nk'abantu bari guca mu marenga dukomeza tugenda kugira ngo bitazatubera umutego cyangwa se bigatuma tutabyumva neza. Ubanze wumva ubwoko bw'Imana ni abaki? Ni abantu bose bemeye kwakira Kristo kandi bamwakira atari batanze amafaranga, badatanze ikiguzi icyo aricyo cyose, ni kubw'ubuntu. Urebe igihe wumvaga ubutumwa bwa mbere, nta kintu watanze. Ni umwuka, ni umurimo wa mwuka, ni waguhamagaye. Mwuka naza azatsinda bisa bemeje iby'ibyaha, ariko abantu barahindukira bakava mu kuri bakajya mu binyoma. Ese abitwa ko ari ubwoko bw'Imana babanye bate na Roma? Mwigeze mugera ku rusengero rumwe rw'abagatolika giye n'abayewe, ahantu ibunaka ku rusengero haba hari urukarabiro, ukinjira mu muryango ukozamo intoki ukagira gutyo ugakora ikimenyetso cy'umusaraba ugakomeza mu rusengero. Ese uyu munsi no kw'itorero ryawe kirahari? Ni icyorezo. Tuzareba bagira cyo bari kutubwira icyo bagikoreye, ngo ni icyorezo, ngo nyine ngo impamvu y'urukarabiro, ngo ntago ari gahunda cyangwa twazanye mu itorero, ngo nuko twatewe n'umwanzi witwa icyorezo. Mama, ubwoko bw'Imana bugendana nahanditswe ngo ikitanditswe ntabwo bagikora. Umwaka hafi imyaka 2 mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi byagiye biba ko urusengero rumara rufunze. Oya, nta cyanduye, reka mvuge ngo nta cyanduye kihari, nta kintu kibi cyahabaye, nubwo nambere nakubwiye ko ari ibindi byari byaraje. Reka ibyo duse n'ababyirengagije nubwo atari ngombwa cyane kubyirengagije ko nabyo bifite agaciro, ariko turebe muri kino gihe kugira ngo urusengero rufungurwe hakozwe iki? Mwubake, muzana urukarabiro, muzana, oya, ibyo bintu ndaba bibategetse mu ijambo ry'Imana. Uwiteka aravuga ati ubwoko bwanjye ni ubwoko bwumva ijambo ryanjye uko riri, ntibagabanye kandi ntibongere. Handitswe ngo, reka nsojesha amagambo makeya nanone aboneka mu ijambo ry'Imana muri Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8. Niyo magambo ushaka dusoreza, ariko niyo azaba urufunguzo w'ikigisho cyacu gitaha, tureba ubwoko bw'Imana mu ntambara muri ibi bihe turimo, ibi bikomeye cyane, aho abantu benshi bitaka ari ibintu ari ibihe bisanzwe, ariko ari ibihe bidasanzwe. Mwisi ngiyo habaye ikintu kidasanzwe, no mwijoro bari kuba ikintu kidasanzwe. Muri maso imbazi tabarangiriraho. 13:8 haranditse ngo, abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese ino gitanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Abantu bari mu isi yose bazajya gute? Bazayiramya umuntu wese ino gitanditswe mu gitabo cy'iki cy'umwana w'intama. Nta mutambyi wimye ubutambyi wagiye ku butambyi azikazagambanira Yesu, azicisha Yesu. Ariko na Kayafa byagenze bite? Ucunge neza udasanga uri mu ruhande rwa Satani, wibwira ngo uri mu itorero ry'Imana. Nakubwiye ko itorero ry'Imana atari systeme kandi atarahani bunaka. Itorero ry'Imana ni ijambo ryayo. Itorero ry'Imana ni abantu bafite ijambo ry'Imana, bafite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, kandi babigenderamo uko bimeze, suko bitunga mu ngo zabo, ahubwo bagendera muri handitswe ngo. Abo nibo itorero ry'Imana. Niba urimo, amen. Niba utarimo, hari aho uri guteshuka, warabaye umugambanyi wa bene so, warakoze bizira, waranze ubutumwa bwiza, waranze ubutumwa bw'amarika wa gatatu bwo kwitungira amagara mazima ndetse ukanaburwanya, ukifatanya n'ababi b'isi, wihane bikiri none. Hanyuma uguruke mu itorero ry'Imana. Kandi itorero ry'Imana sirituye ahantu bunaka, oya, nongeye mbisubiremo. Itorero ry'Imana nabagendana n'ibyanditswe byera. Ugaruke mu murongo bikitwa none, Imana ibigushoboze kandi ibinshoboze mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze data mwiza ko bw'amagambo meza uduhaye agaragaza ubwoko bw'Imana ubwarebo ndetse n'ijambo ryawe ko tugiye kuryakira. Dusanzwe ko tugomba kugenda mu nzira ifunganye. Data, tubabarire aho twayifunguye tukayigira ngari kandi bidakwiriye, tukava mu nzira yawe tukajya mu y'abandi. Data, utugarure kandi udufashe gukomeza kugenda mu nzira ifunganye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.